iripo yakachengetwa amafaranga abahara ariko abitse vanoziva kwatiri kuenda nokuba ko baza aho turimo tujya vanamai are best financial managers. ababyeyi nibo bari nibo come on, clap hands for vanamai. amafaranga nimo wakomera amashyi abadamu. Saka ndati marriage ndavuze ngo urugo inoda communication, urugo rusaba kumvikana, inoda kunamata pamwe chete, bisaba gusenga mwese muri hamwe, inoda kutamba pamwe chete, bisaba gukina mwese muri hamwe, inoda kuronga pamwe chete, bisaba gushyira ibintu hamwe mwese muri hamwe. Pariza zvinoita mutanda kuitisa mavhauzi enyu ariko narabasezeranya chokupedza pamuchada mavhauzi nenge makatarisana sezvizvi nitwajya mu byo kubasezerana muri amurebana makupanana mhiko muri makatarisana sezvizvi muhana amasezerano. Crowley James anenge akatarisa vanhu vekwana Jennifer kureba ngo nibishatse kuba ko James aba mareba abantu bo mu muryango wo kwa Jennifer anenge akatarisa vanhu vekwana James. Jennifer nawe mareba abantu bo kwa James. Mukabvunza amai Tundu vari pano zvatinoita kumba kwedu ndezvizvi. Mubajije umudamu wanjye ibyo dukora mu rugo nibi. Kana mbuya Tundu amai vangu vakauya kumba, iyo mama wanjye aje mu rugo ndiamai mfundisi vanotora mari voti mama mari yebhazi iyi. Umudamu wanjye ni utufata amafaranga akayashyira kuri nyirabukwe ati amafaranga y'itike kawati mari yekokokora iyi cyangwa se akamwata amafaranga kugura diringi naya. Kana tikaendawo kumba kwavo nanjye ngiye mu rugo iwabo ini ndini ndinoburitsa mari ninjye usohoramo amafaranga ndoti kuna tezara tedi nkagenda kuri data bukwe ati papa mozotenga koko timuzagure diringi iko zvinoraini rese rekwawari goni neni. Ubu ngubu n'ukwanga iwabo nta muntu n'umwe bimeze muri yabo Yesu vanoti tine Mukwasha mu muryango wabo baba bati dufite umukwe mwiza cyane. Aiwa ini ndodika vana tedi venyu ndinodika nasikaite data bukwe arankunda biteye ubwoba. Ndizire mfundi zakatopaka nga mukadzi iyo nza kubona ari pasi babara amaundi mugoro wakati vanondida zikaite kubera ko bankunda cyane. Ndoza munofana kuita namwe nibyo mugomba kupedza kuparidza adikana kandi ndanyije gusenga ishe bakukomboleshe Imana ibaho umugisha. Neme wana baba muri pano karameza bamuchikanganisa mwabagabo muri hano imbari byo mwicaga mova mazvikorekta kubva nasi mutangira kubikora neza. Vana mai mwababyeyi mwe kana muneza mamuchikanganisa hari byo mwicaga muri mwebwe mova mazvikorekta kubva nasi mubikore neza. Mwari arumbasiri wedu. Imana ikomeze ibafashe. Hallelujah. Amen. Amen amen amen. Amen amen amen. Amen amen amen. Mwari ari mbasiri wedu. Imana niyo mufasha wacu. Thank you so much. Rega indi kumbire Pastor Etienne banamate. Reka sabe Pastor Etienne asenge. Dusenge Imana. Mana yacu turagushimiye kubw'amagambo twumviye aha. Turagushimiye kubw'uyu munsi w'igitangaza ubukwe bw'abana bacu. Turagushimiye kubigiye gukomeza gukorekera aha hantu. Mana turakuraritse rero kugira ngo amagambo twumvise twebwe abagabo turaha n'abadamu baraha Uwiteka arushaho kudufasha kubaka ingo kandi afashe umukwe n'umugeni by'uyu munsi. Urakoze Mana, dukomeje gusengera umukozi wawe uyoboye umuhango kugira ngo nibisigaye byose Uwiteka ugaragaremo. Icyubahiro ni cyawe, dusabye twizeye mu izina rya Yesu twese tuti amen. Amen. Tinotenda regai ndisati naendera mberi ndingopamukana unodzidza uchenda kune vamwe naika